ikaze kuri Live TV Mushumba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Igikorwa cyo gusezeranya imiryango hano kirarangiye kuri iri toro rya Muganza. Babanje gusezerana mu buryo bw'amategeko. Ni igikorwa cyagenze gute? Ni igikorwa cyagenze neza, aho guhera mu masaa 7 ubuyobozi bw'umurenge bwaje kandi buza ndetse byiteguye n'ibyangombwa byose, babuzuriza ibyo bagomba kubuzuriza. Hanyuma mu masaa 8 batangira kubasezeranya, basezeranye kandi rwose mu byishimo byinshi n'umunezero, ku buryo rwose igikorwa cyagenze neza, mu batangira n'ubu kikaba gishoje neza. Asezeranye imiryango ingahe uyu munsi? Ese yasezeranye mu mategeko, ni nayo yasezeranye mu buryo bw'imbere y'Imana? Kuko hari umuryango twabonye w'umumama, umukecuru n'umusaza, bigaragara ko ari mu myaka ikuze cyane, mu myaka 70 gutya, ariko ubanza tutababonye wenda imbere y'Imana. Murakoze cyane. Mu buryo bw'amategeko hasezeranye imiryango 11, hanyuma mu buryo bwo gusezerana mu rusengero hasezeranye imiryango 14, kubera ko hari uwo wabonye nyine ukuze, arakuze nyine, ariko umwe niwe umukristo wacu, undi si umukristo wacu. Basezeranye mu rwego rw'amategeko rero, ariko ntabwo basezeranye imbere y'Imana kuko undi we atarabasha kwizera imyizere yacu ngo ashyingirwe. Ariko urumva imiryango yacu yuzuye yasezeranye imbere y'Imana ni imiryango 14, ariko mu mategeko yasezeranye 11. Iyo mukora ibi bikorwa bigendanye no gufasha sosiyete nyarwanda binyuze muri icyerekezo cy'itorero nk'uko dukunze kubivuga, ibi bikorwa bivuze iki ku itorero cyane cyane hano rya Muganza, cyangwa se n'ahandi bakwiye kuba babyigiraho iki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ibi bikorwa biri mu cyerekezo cy'itorero. Icyerekezo cy'itorero ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. Mu ntego zayo ni ukwifashisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hanyuma abantu bagahinduka kandi bagahinduka mu buryo bwuzuye. Rero mu buryo bwuzuye, urumva nimba imiryango yaribanye nabi bakaba barakira ijambo ry'Imana, hanyuma bari babanye mu makimbirane, bemera gusezerana mu mategeko. Burya gusezerana mu mategeko ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo nemeye kuri umugore wanjye, nanjye nemeye kuri umugabo wanjye, tuvanze umutungo, kandi noneho tugiye kuba uburyo bwo kuba nk'umugabo n'umugore, noneho turera abana bacu. Rero mu cyo bivuze mu itorero, icyerekezo cyacu kiba kirimo kigerwaho. Ndetse kandi iyo urebye no muri sosiyete hano n'aha ku itorero rya Muganza, wabonye ko hari abantu benshi cyane, barimo nabo mu yandi madini, barimo abisilamu, barimo abo mu matora atandukanye, bari bakubise buzone ko ari byinshi babyishimiye kandi bumvise ubutumwa bwiza, ndetse kandi babonye ko itorero rifite umumaro, kuko harimo bari bazi, bari baturanye, bari babanye nabi, aho kubona bemeye gusezerana, babonye ko ijambo ry'Imana rikora, babonye ko itorero rifite umumaro aho rikorera. Hari impinduka ziba zigaragaye, ku buryo n'ubwo twavuze ko n'abandi babishaka bagomba kuza tukaha ijambo ry'Imana. Buri cyo tuba tuvuze ijambo ry'Imana baba babyumvise, ku buryo ubutaha nabwo indi miryango dusezeranya hakaboneka hava mu bikorwa nk'ibyo bibi byo kubana nabi. Ubwo rero urumva biba bivuze neza ko icyerekezo cy'itorero cyo kigerwaho. Kandi hano ku musozi, iyo ubona ubuyobozi bw'umurenge buza, inzego z'umutekano zari zihari, biriya icyo bivuze, biravuze ngo itorero burya ntabwo bajyaga baba ngo ni ukuririmba gusa, ni ugusakuza gusa, ariko babona ko itorero rifite umumaro, harimo gushyigikirana, kuzuzanya, kandi n'icyerekezo nacyo cy'igihugu. Icyerekezo cy'igihugu nacyo ni uko tugira imiryango itekanye kandi ituje kandi ifite ubushobozi. Rero ubundi buriya umuryango ubanye nabi, abana ntibiga, umutungo barawusesagura, ayo makimbirane nayo ubwayo atuma igihugu gisubira inyuma. Ariko imiryango ibanye neza, kuko burya igihugu n'itorero bishingiye ku miryango. Ibikorwa rero bifite icyo bivuze gikomeye, ku buryo tubishimira Imana, tunabisengera kandi tugiye kubigira mu ntego zacu za buri mwaka, ku buryo tubona imiryango isezerana kava mu makimbirane. Murakoze cyane. Ubutumwa mwaha abanyarwanda, n'abakristo b'itorero ADEPR gusa, ariko n'abanyarwanda, kubera ko ni igikorwa nyine kiri mu cyerekezo cy'igihugu, nanone kiri mu cyerekezo cy'itorero. Ubutumwa bwaha abanyarwanda n'imiryango yabanaga idasezeranye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubutumwa buhari ni ubwo kubabwira ko igihugu kibakunda, itorero rikunda umuryango nyarwanda, kandi icyo twasaba ni uko twasaba umuntu wese akabona ko itorero rimushyigikiye, Imana irahari, igihugu kirahari,
kuko nk'ubu rwose nk'ibyo itorero ryakoze kubigisha, harimo ababatijwe ejo bundi barimo banasezeranye, imiryango hafi yari 7 yarabatijwe yanasezeranye. Ikindi wabonye ko itorero ryabiteguye, ibi bikorwa byose byakozwe, hari dekorasiyo, amatente, yemwe n'ibyo kubakira, itorero ryabiteguye. Bigaragara ko itorero rikunze umuryango nyarwanda, igihugu gikunze umunyarwanda, kandi nk'uko icyerekezo cy'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame dutoza, yaravuze ngo umuturage ku isonga. Rero kandi niba dutuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, u Rwanda rwacu rukaba rukunze umunyarwanda, natwe itorero tujyanyemo ngo dushyigikire umuntu wese ushaka ko twakorana twabana. Numva ubutumwa twatanga ari ubwo kubabwira ko bafite Imana ibakunda, bafite igihugu kibakunze, bafite n'itorero bakunze, kandi rwose muri ibyo byose dufatanije nta kizabura. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turabakiriye kuri Life TV, mumeze mute, muriyumva mute? Ariko turatangira mutwibwira n'amazina yanyu. Anyita Habyarimana Alexis. Habyarimana Alexis. Ndi umugabo ubyaye 3, abahungu bari n'umukobwa umwe. Anyita Mukagatera Valentina, ni umumama ubyaye 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Ngenda bakiriye wagira ngo muratandukanye cyangwa se ntago nyine musanzwe mubana. Umwana avuga ngo abahungu 3, abana 3, umuntu asobanura abantu icyo mupana mwembi. Muri make uyu ni umugore wanjye nkaba umugabo we, niyo mpamvu ubona turi kubihuza. Icyo nicyo nashakaga. Hanyuma muriyumva mute, mumaze gusezerana imbere y'Imana, ariko si mwabanaga harashize igihe kingana iki mubana mudasezeranye? Tubana tudasezeranye hashize imyaka 18. Mama, mwafashe icyemezo cyangwa se mwafashe icyemezo gute kivuye kuki kugira ngo musezerane imbere y'amategeko, musezerane imbere y'Imana? Twafashe icyemezo kubw'uburenganzira bw'abana, kugira ngo nabo bazagire uburere bwiza, bagendere no mu nzira nziza, nabo bagire n'agaciro mu muryango. Mwabanaga mudasezeranye, ariko hari akandi kantu nabonye, ntabwo mwari mwarabatijwe. Byagenze bite? Ubu urabona iri torero rya hano Muganza, mu mahame yaryo ntago kubana mudasezeranye cyangwa mugasenga mudasezeranye ntago muba mwemewe neza, ariko iyo mu bibaye byiza byose mwarabikoze, itorero rikabakira neza, ubwo biba ari byiza. Niyo mpamvu twafashe icyemezo natwe cyo kubatizwa, tugatera igikumwe, tukanasezerana. Ubwo nyine itorero riratwakira neza, ubu natwe turishimye, ni umunezero mu mitima gusa. Samumwegera gato cyane. Hanyuma rero ejo mwarabatijwe, uyu munsi mwasezeranye imbere y'amategeko, uyu munsi kandi mwanasezeranye n'imbere y'Imana. Umutwara wawe atubwiye ibyiyumvira afite, mwebwe murumva mumeze mute? Ndumva byanshimishije cyane, byanejeje umutima wanjye, byanandenze pe. Niyo mpamvu mbaye Imana icyubahiro. Imana niyo yahabaye, itwinjiza mu gakiza, idukoreshereje ubukwe, tuyihaye icyubahiro. Abana babyakiriye bate? Barahari nabo. Abana bacu babaga ku ishuri, twabasabiye uruhushya, umwe yigaga mu wa 4 segonderi n'umu wa 2 segonderi, twabakira uruhushya, nabo baraza baje kureba ubukumi babase nabanye. Hari amagambo rero umushumba yabasabye kubwirana, ariko ndifuza ko cyagiye ntabwo twabumvaga buriya. Ndifuza ko muribana mu maso mukabwirana ayo magambo rwose. Niyo wamubwira 3 cyangwa 2, ariko murebane mu maso nyine, ariko mwegeranye hagati, gutyo rwose nta kibazo. Ko Uwiteka yakumpaye, nzagukunda kugeza mpfuye iteka ryose. Amen. Sheri, ndagukunda, nzakugandukira kandi nzakwerera imbuto iteka ryose kugeza gupfa. Uru rubavu rwanjye. Murakoze cyane kandi mugire urugo rwiza. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Ubutumwa mwaha abantu batari basezerana, yaba mu mategeko, yaba imbere y'Imana, cyangwa se batarasezerana, bataranabatizwa, wenda n'ababatijwe ariko mu bageni ntibyabuza kubagenera ubutumwa nabaha njyewe, nk'uko nkurikije icyo na leta y'u Rwanda idusaba yuko tugomba kubana twujuje ibisabwa leta idusaba, nko gutera igikumwe, basezerana imbere y'Imana, ugahisha n'abana agaciro, n'abana bakumva ko nabo banditse mu irangamimerere, bakumva yuko abana batari bonyine, nk'uko iyo tugiye kwiyandikisha batubwira ngo abana ngo bandike ukwabo gutya, ariko
twarabyishimiye cyane kugira ngo twegere amategeko nayo adufashe kugira ngo tugendane nayo kandi tubana nayo amahoro. mumaze iminsi mubana ariko mukumva yuko ibintu byose mubihuriza hamwe, nimba ari umutungo mufite, nimba ari ubushobozi mushaka, ni ivangamutungo rusange. iya kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, ibyo nabyo bibaho mukavuga uti rero nubwo tugiye kubana ariko twebwe nge nifitiye aka UPI iwacu, agasambu, akabanza, ako ni akanjye, nawe ufite akawe, ibyo ni iby'iwacu cyangwa ni ibyanjye bya kera. Ibyo tuzahahana rero ibyo tuzahuza, ibyo byaba twavuze yuko biva mu kuvugana no kuganira. icya gatatu ni ivanguramutungo risesuye, ukavuga turabanye ariko ibijyanye n'imitungo buri wese afite ibye, mukajya uko mubiganira byose uko byagenda kose, mugira ibiganiro mujyana kandi mukagira uko muganira. Iryo vanguramutungo naryo rero rijya mu cyiciro. Ariko irya kane byanaje na vuba, ni irigendanye n'indi micungire y'umutungo mushaka kuganira, mukajya imbere ya noteri mukabiganiraho. Ibyo nabyo biremewe mugasinya imbere ya noteri. Rero ni ibyo twavugaga tuvuga ibijyanye n'imicungire y'imitungo yanyu. Ntabwo nshaka kuza kubatinza, kandi abangaba barifuza mujya imbere hariya mwese muzamura ikiganza mwemera amasezerano, muhamya kubana kwanyu imbere y'amategeko, mwerekana yuko mwifuza kuzabaho mu kuzabana mirere na mirere, mugatandukanywa n'urupfu nk'uko mubivuga. Icyo navuga ndimo nsa n'usoza, uyu munsi twabaherekeje ahangaha, abantu bose bishimiye kubabona uko mumeze gutya. Ibi birerekana uko bari bategereje ko muzaza, bikabanezeza. Nagira ngo namwe mwongere munezerwe kurusha uko banezerewe. Muranezerewe kurusha uko banezerewe. Kandi uyu mwanya mwicaye ahangaha, mvuge ngo gutsindwa kwa mbere k'umugabo, ariko iyo tuvuze umugabo ntabwo tuvuga wenda umugabo nk'umugabo tugendeye ku gitsina. Ubundi umugabo ni ibikorwa. Ibikorwa rero kuza imbere y'abantu ahangaha ukazagaruka uvuga ariko ngo bya bindi navuze burya ngo narakinaga. Kandi uko mwatumiye abantu ngo tuzahangaha, njya mbibona kenshi mwe ntabwo bizabaho, kubera yuko uko nabiteje nuko nababonye, ariko ndebesheje amaso y'umubiri wanjye, ay'umwuka yo hari ababishinzwe kubireba, ntabwo njye nyarebesha. Ariko nabonye yuko mwebwe mwafashe icyemezo kandi gikwiye, kandi gufata icyemezo gikwiye muzabana ubuziraherezo. Icyo cyemezo gikwiye kuri buri wese rero kiva ku muntu uvuga ngo ngewe ugomba kuba intandaro yo kugira ngo nangize ibyo nagaragarije abantu. Buri wese ibigenda neza, sibyo? Rero reka dusoze tubashimira. Ibindi numvishe babwira yuko muri buze uko muza kubigenza. Turabashimira umwanya mwafashe, turabashimiye ukuntu twabashagaye ahangaha tubyishimiye, turabashimira kandi uburyo mwemeje yuko hari ntabwo mugiye gutera. Turashimira kandi n'itorero umwanya ryafashe kugira ngo cyangwa rinezeze cyangwa se yishimire amasezerano yanyu nk'uko mugiye kuyagaragaza ahangaha. Ariko turanabifurizaho kuzabana nk'uko mwabyemeje, kuzabana mukomeza kongera urukundo, kuzabana mubwizanye ukuri, ariko byose ukuri tuvuga. Nagira ngo icyo mbasaba nk'uko nababwiye, icya mbere mwongere muganire buri munsi, mujye muganira buri munsi ku bikorwa ibyo mwaganiye, ibyabaye, bizaba ejo ndetse n'ibyo muteganya. Ariko icyo mutazibagirwa, ntimuzibagirwe gusenga. Gusenga gukemura byose, kandi musenge mufitanye ibiganza, muvuge butari ko Uwiteka yaraduhuje natwe twishimiye. Ntabwo ari twe rero kumutetereza mu gihe twagize amahirwe yo kongera kuba turi kumwe. Reka twongere dufatanye ibiganza, twongere n'Uwiteka niwe bahuje, si byose?
yarabahuje rero kandi arabakunda. Turi abana b'Uwiteka, nta wifuza kuba yahemukira umubyeyi we. Buriya ni akababaro n'agahinda kuba abantu babanye, kubona umubyeyi, kubona Imana iruta umubyeyi. Hari naho Bibiliya nubwo ivuga ngo niba mukunda abana banyu nk'uko abivuga, mwe mwibaza ko nambakunda gute? Nta mwibaza rero iyo bitagenze neza uko byabibabaje kandi ari Imana yabahuje. Rero turifuza yuko urugo rwanyu mugiye gushyikira uyu munsi, amasezerano mugiye gukora uyu munsi, abari hano bose bazaza kwigira ku rugo rwanyu uko rubayeho neza n'uko ari intangarugero. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, Say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are. for a lifetime. Kadusoma ijambo ry'Imana muranyemera ntabwo ntinda, nasoma ahantu nk'hatatu ariko kandi vuba vuba, nindangiza mwumve indahiro n'amasezerano byabo, hanyuma namwe muri abagabo bo guhamya ibyo, namwe mukomere Imana amashyi muze kubishimira. Hanyuma Imana Data umuremyi w'ijuru n'isi nawe ari hano kugira ngo bamaze gusezerana, Imana nayo birabanga Imana iteranije hamwe ntakiri mu gitandukanya. Ndasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, igice cya kabiri umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Maraki igice cya kabiri umurongo wa 15 handitse ijambo ry'Imana riravuze ngo, mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse, icyatumye irema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Imana yabaha umugisha. Aha nisoma Matayo igice cya 7 umurongo wa 24, naho nihutisha amasome. Naho handitse amagambo avuga ngo, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa ko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, n'abantu batangazwa no kwigisha kwe.
kuko yabigishaga nk'ufite ubutware hasi n'abanditsi babo. Imana duhe umugisha. Twihutishe nanone dusome ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 5. Abefeso igice cya 5. Mwangana aho turasome. Kamukurikire ijambo ry'Imana mu 22. Handitse ngo abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari umutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo ryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishye rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Amen. Murakoze. Mbere yuko mujya mu ndahiro no mu masezerano, nagira ngo se nubabwira aya magambo nkane yonyine, ibanga ry'urugo rwiza. Mbese mumaze gusezerana imbere y'amategeko, mugiye gusezerana imbere y'Imana, kandi nimureba neza ko izo mpapuro yaba bazi kuba bashobora kuzisoma neza n'abataba babasha kubishobora, muraza gusanga hari amagambo akomeye avuga ngo jyewe runaka sezeye ndi imbere y'Imana kujyana nyira runaka ambere umugore dushingiye mu itorero, nzabana nawe nkurikije iteko ry'Imana ntateshye ku nshingano zanjye, nzamukunda aba ari muzima cyangwa arwaye, nzamukunda twaba dukize cyangwa dukennye, nzamukunda munezero mu mubabaro, nzakomeza kumera umwizerwa ntateshye ku nshingano zanjye, sinzijya nifuza abandi bagabo, nzabana nawe kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa se twari itorero ryera. Natwe tuvuge ngo amen. Nibamara gusezerana uko turi buvuge, ukugiye gusezerana no kuzabana w'akaramata, uwo muntu mugiye gusezerana ku bana w'akaramata ntabwo ari marayika, agira amakosa ndetse rwose ntiyanabitunganya neza nk'uko bikwiriye. Ariko kandi wowe ugiye kubana w'akaramata ku buryo ugomba kuba muri ayo masezerano mubana wishimye. Ntabwo twifuza ko mwabana ubabaye, ntabwo twifuza ko mwabana utishimye, ahubwo twifuza ko mugira urugo rwiza rukababera umunezero n'ibyishimo, kubera ko hari izindi ngo ziba zitandukana, ingo zisenyuka, ababana amakimbirane. Ariko twe turifuza ko tumaze kubasezeranya mubana nk'umugabo n'umugore kandi mwishimye. Haleluya, haleluya. Mwumve rero ibanga ryatuma muzabana mwishimye kandi mukabana akaramata kugeza ubwo wese azatwara itorero, cyangwa se urupfu nyine ruje ukadutandukanya ko turi mu isi y'ibyago n'amakuba. Ariko noneho ni gute nabana nawe nishimye nezerewe kandi rwose numva nguwe neza. Ijambo ry'Imana ntabwo nahasomye, ariko mwe muze kuyisomera, n'abandi mwese muri hano mwashatse mufite abagore n'abagabo, ndashaka kubabwira ibanga ry'urugo rwiza ku buryo abana umugore wawe n'umugabo kandi wishimye kandi unezerewe. Ibanga rya mbere ni ukumenya umugambi w'Imana, impamvu Imana yaremye umugabo ikarema n'umugore, hanyuma irangije ngo ibona ko umugabo atari byiza ko aba wenyine, iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Nimusoma biriya mu Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza kuri 37, haravuga ngo maze Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aramukundwakaza, ngo maze Isaka ashira umubabaro wa nyina Sara yapfushije. Haleluya. Kugira ngo rero ube mu rugo wishimye unezerewe, ni uko umugambi w'Imana, intego y'Imana ni uko yaremye umugabo imuha umugore kugira ngo ashire umubabaro, kugira ngo ashire umubabaro. Umugore mwiza
arwana intambara yose yo kugira ngo anezeze umugabo we, amumare umubabaro, amwomore ibikomere, amwibagize ubupfubyi niba nyine yarabugezemo, amwibagize n'ibyamubabaza. Kandi umugabo mwiza wese n'urwanya intambara yo komora ibikomere no kumara umubabaro umugore we. Mu bintu ugiye gusezerana, witekereza ko ari we mubi, witekereza ko ari umugome, witekereza ko atakwitayeho, ahubwo reba uruhare rwawe. Uruhare rwawe muri aya masezerano ni uko ukwiye gukunda umugore, ukamukuyakuya, ukamurinda, ukamara umubabaro. Numara kumukunda rero, nawe afite inshingano yo kukugandukira muri byose, akakubaha nk'umutware, akakubaha nk'umugabo we. Rero kugira ngo muzabe muri urugo munezerewe, inshingano ikomeye kandi ari umugambi w'Imana, ni uko Imana ibahuje muri babiri kugira ngo mwomorane ibikomere, mumarane imibabaro, nibagizanye ubupfubyi. Umubere papa, akubere umugore, akubere mama, umubere mushiki we, akubere musaza we, akunezeze, akumara umubabaro. Ngiyi intego nyamukuru y'Imana, kwari kugira ngo umugabo atabaho ababaye, imuremere umufasha umukwiriye. Hanyuma rero umufasha ukwiriye ni ukumara umubabaro, akakomora igikomere. Imana izabashoboze. Ntabwo navuga amazina yanyu, ariko reka mvuge aba bagabo muri hano, muriho mu nyumva na rwose, ntabwo ndibatinze, muriho mu nyumva. Intego nyamukuru itumye musezerana, itumye mugiye kubana, uzarwana intambara yo kugira ngo umugore wawe umumare umubabaro, umwomora igikomere. Yabaye imfubyi igihe kinini, yahuye n'abamubwiye nabi igihe kinini, yabaye mu miryango itandukanye, yabaye mu buzima bugoye, ariko abonye umugabo uriho unyumva, uzamumara umubabaro, uzamwomora igikomere. Hanyuma reka mbabwire kugira ngo mumenye uko wanabigenza. Kugira ngo umugore umwomora igikomere ubishobore, abagore bakunda ibintu nka bitatu, nubwo ntabivuga byose, ariko kimwe mu bintu bakunda umuntu ubabwira neza, bakunda amagambo meza. Ntabwo ndareba mwebwe abagabo, nimwihangane nk'iminota nk'icumi mu ndebe. Abagore ikintu bakunda umuntu ubabwira neza. Umugore akunda umuntu umubwira ngo merci, wakoze, ndagushimiye, watetse neza, wambaye neza, uri mwiza, ndagukunda. Mbese amagambo nk'ayo, kandi abagabo byarabananiye, ariko ayo magambo yubaka urugo. Kubera ko umugore akiva mu rubavu rwa Adamu, ikintu cya mbere yumvise, nta bitutsi yumvise, nta magambo y'umushiha, nta magambo mabi yumvise, imitoma. Yumvise amagambo meza. Adamu aravuga ngo uyu ni akara ko mu mara yanjye, n'igufa ryo mu magufwa yanjye, akuwe mu rubavu, ayiswe umugore. Mbese shoka umugore yagize ya mbere yumva na bugingo n'ubu ni amagambo meza yumvise. Umugore yanga umuntu umubwira nabi. Noneho rero ikintu kibi gikomeye, iyo abwiwe nabi n'umugabo we, yashonga agashira, yananuka agashonga, kubera ko mbese wumve ko umugore nubwo waba ugiye kumukosora, uzihangane umukosorere mu cyumba. Ntuzamubwire nabi imbere y'abana, ntuzamubwire nabi imbere y'abakozi, ntuzamubwire nabi imbere y'abasi n'abagenzi. Kuko umugore ukuntu yubatse, akunda amagambo meza, akunda kubwirwa neza, akunda gushimirwa. Aho ugatangazwa n'ukuntu abwirwa n'abandi ngo yambaye neza, wowe utambwiye ngo yambaye neza. Mu bintu bimubabaza ni ukuntu handi bamubwira ngo ni mwiza, wowe utarambwira ngo ni mwiza. Buriya biramubabaza, ntabwo aramenya ko. kandi umugore habera mwiza, icyo umuhaye akiguha gikubye kabiri. Iyo umubwiye neza ngo wambaye neza, yambara neza noneho kabiri, akabikora neza. Iyo ubwiye ngo watetse neza, abikora neza kurushaho noneho. Iyo umubwiye ngo uri mwiza, aba mwiza kurushaho. Iyo umubwiye, mbese iyo umushimiye, arushaho guhita abikora neza cyane. Rero ratanibwiraga bano bagabo, bavandimwe banjye, umugore ikintu kimushobora ni ukumubwira neza. Icya kabiri, umugore ikintu kimushobora ni ukumugirira icyizere, kumva afite icyizere, kumva ko nawe ashoboye, kumva ko wamugisha inama, kumva ko wamukonsirita aho ugiye kugura ikibanza ukabanza ukamubaza, kumva ko umutungo wamugishaho inama, kumva ko imipangu yawe na gahunda zawe wabanza ukavuga uti
sheri najya tubiganireho, hari ikintu atekereje. Iyo abonye umugisha inama, iyo abonye umukonsirita, iyo abonye umuvugisha, abona ko nawe ashoboye kandi afitiwe icyizere, bikamutera no gushobora cyane no kwaguka no kubera mwiza cyane. Ariko iyo umutunguza kugura ibintu ukaza wikorera ibintu ngo nahashye nta kumubaza, hanyuma wafashe ibyemezo, wafashe imigambi yawe, umugore wajya uzumva kubaza. Abari hano nta bantu babajijwe ngo ariko njya nibaza icyo ndicyo, ndi umukozi, ndi umugore, njye nawe icyo ndicyo muri uru rugo. Impamvu yawe icyo ari cyo ni uko ibintu byose ukora abona yayoboye icyo ari cyo. Ariko umugore najya mbabwira akunda umuntu umugirira icyizere, ukabona ko ashoboye, ukabona ko nawe yabikora neza. Akanyuma navuga ko abagore bakunda kugira ngo uzagire urugo rwiza, akunda akantu bita financial security cyangwa se umutekano w'umutungo w'urugo. Buriya iyo ushaka amahoro mu rugo rwawe, umugore aba manager, wowe ukaba provider. Mbese wowe uzana amafaranga cyangwa umutungo, ariko ukagirira umugore icyizere cyo kuba manager cyangwa se umucungamutungo w'urugo. Kandi koko nasanze abagabo bunyumva muri aho, iyo ushaka amahoro wereka umugore amafaranga yose mufite. Iyo yamuhishe rero ukajya uyabara mu mufuka, ukamuha ayo kuruye gutya, uyiteje stress zikomeye, azakwaka amafaranga kabone nubwo waba ntayifite, kuko ntiyamenya yasigayemo. N'ubundi wayakuramo ukuramo 5 nusha kuba muhaye 100, ariko atekereza ko hasigayemo 300. Nawe rero uraza gusanga bya 100 wasize, usanga yaguzemo ibitunguru n'inyanya gusa. Twese bini biki watetse wasize angahe? Amafaranga nagusigiye wese wajyanye angahe? Wese wajyanye neza. Impamvu witeje stress, ariko yaza kumenya ko ari 20 wahembwe, akabaza umubare w'ibanga kuri telefoni, akabaza nimero ya konte, ukajya yarambika uti gade ufite 20. Nubwo wamuguti sheri nashagamo 5 ngiye guteka, yayaguha. Sheri nashagamo miti, yaguhamo 2. Ya mafaranga yagusubiza ukayajyana kandi mukarya mukanabaho neza, kuko azi umutungo w'urugo ukungana. Ariko yatawuzi witeje stress, witeje akavuyo, witeje umubabaro, bazakwaka amafaranga, bazabati ko ugiye nta mafaranga usize, ese ko amafaranga yapfusha ubusa, ese yagira ute? Ni impamvu z'uko utamenye ko umugore ni umucungamutungo w'urugo. Imana baho umugisha mu izina rya Yesu. Nimba mushaka amahoro bagabo bene data, muzagira abagore icyizere. Mwabagore mwe biye kuvuga ijambo rimwe, niba runeze amatwi byo kukubwira nawe ikintu kizagufasha umugabo kujya kubera mwiza ukaba mu rugo wishimye. Icyambere, umugabo akunda icyubahiro, akunda keye. Ijambo twasomye yavuze ngo umugabo ni umutwe, umugore ni igihimba. Hanyuma rero umugore atuzuye iki gice nta kiriho, cyangwa se umugabo nko kubona buriya ubonye nk'umutwe ugenda mu muhanda wonyine wabona atari amahano, ariko se ubonye igihimba cyonyine kiri mu muhanda nabwo wabona ari amahano. Ariko Imana ikintu yakoze cyiza, yafashe umutwe n'igihimba irabihuza, umuntu aba aruzuye. Kugira ngo umugabo yuzure nuko Imana yazanye igihimba ihita ishyiraho. Hanyuma nawe rero kugira ngo umugore abe yuzuye nuko yaze gutwishyiraho. Mumaze guhura rero iki gice cyo hejuru cyo guko nta maguru nta n'amaboko nticyabasha kugenda, cyakoze gikunda icyubahiro ko kiriho hejuru. Hanyuma umugore nawe kugira ngo abe akomeye ashoboye nuko agira visionnaire, agira umutware, agira umugabo. Hanyuma yagira umugabo rero kugira ngo urwo rwubakitse rumeze neza, nuko umugabo arubahwa. Hanyuma umugabo nawe agakunda umugore, kino gice cyo hasi Bibiliya yavuze ngo ukunda umugore we aba yikunda. Mbese hari umuntu wakwanga umubiri we, arawugaburira akawukuyakuya akawurinda akawumara umubabaro. Muzagerageze komana ibikomere no kumana imibabaro, muzagira urugo rwiza. Aho twasomye handi hakomeye navuze ngo uwumva amagambo y'Imana akayakomeza ameze nk'ubatse ku rutare. Nimba mushaka urugo rwanyu ruzaba ku rutare, muzarwubakire ku mahame y'ijambo ry'Imana, muzakunde gusenga, muzakunde ijambo ry'Imana, urugo rwanyu ruzaba nk'urwubatse ku rutare. Nimukunda ijambo ry'Imana, urugo rwanyu Yesu azababera byose, azabamara umubabaro, azabamara intimba n'agahinda, muzabona ibyiza mu rugendo rwanyu. Nimwihangane muhaguruke rero, nimba mwanyumvise
mwihangane muhaguruka abageni mwese muhaguruka n'abakwe mwese muhaguruka mugiye gusezerana nta bundi buryo nabikoramo bwo kuba twabanza umuryango umwe umwe n'ibyaraza kurangira ahubwo tuza ko n'aka mikrofone wenda kamwe cyangwa tubiri nk'ababishobora kuvuga cyane bakaba babishobora mukavuga cyane ntacyo biba biri butware ariko ngiye kubabaza mwese muri rusange namwe nimujya kusubiza ubu rero nimurebe hariya mu ndebe nimujya kusubiza murazamura ikiganza cy'iburyo muvuge cyane ngo ndabyemeye ngiye guhera ku bagabo nindangiza ndahita afata n'abagore namwe mbabaze namwe muraza kusubiza ngo ndabyemeye hanyuma muteze ko mukora mu masezerano ndakubaza wo mu Rwanda Shyaka Deo wowe Kavura Gake Naomi Iyakaremye Jean Pierre Habyarimana Alexis Sindayiga Tade Habumugisha Emmanuel Muhire Jean Twizeyimana Niragiye Brekimasi Habimana Jean Pierre Nkundineza Charire Ngirinshuti Uziyeri Niyo Mugabo ndakubaza wowe Havugimana Nyasiro Seminega Faustin ndabaza ndi imbere y'Imana n'imbere y'itora n'imbere y'imiryango yanyu ko ari mwebwe mwemeye mugahitamo nta gahato mukabyemera nta ngufushi mukizweho mukemera kuzakomeza kubana n'aba mwemeye gukomeza kubana bo mugasezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'imiryango n'inshuti zanyu mukamwemera ko muzabakunda mukabakuyakuya mukabarinda mukamara umubabaro mukaba mutazigera mwifuza abandi bagabo ahubwo mukazabana mwamukize cyangwa mukennye munezero no mubabaro mukiye no mu bukene mukazabana mudaturutse ku nshingano zanyu ahubwo mukazabana akaramata mukazatandukana n'urupfu cyangwa se gutwara itorero ryera niba mubyemeye ndabaza abagabo mwese muzamuye ikiganza cy'iburyo nimukizamure abagabo mwese muzamuye ikiganza cy'iburyo muvuge cyane ngo ndabyemeye mukomere Imana amashyi mubashimire ko babyemeye Imana ibaha umugisha barabyemeye ko bagiye gukomeza kubana akaramata Imana ibaha umugisha ngiye kubaza aba bagore cyangwa se abakobwa mugiye kubana mukaba muzabana akaramata muzakomeza kuba bizerwa imbere y'Imana iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ndetse n'imiryango inshuti zacu ndakubaza wowe mwana nk'abandi Florence Mukashyaka Julienne Uwamariya Gerardina Mukagatera Valentina Nikuze Veneranda Yabaragire Jeannette Mujamariya Petronira Twizeyimana Godance niyo yita Jeanne Mukandeze Beata Uwimana Janine ndakubaza wowe Nyamayira Renata Mukashyaka Vivine Uwera Jeannette ndetse na Mukantwari Cecile namwe nimba mubyemeye ko mugiye gukomeza kubana n'abangaba bahisemo ngo mubane kandi mukaba muzabana mububaha mukazabana mubaha icyubahiro bakwiriye mwaba mukize cyangwa mukennye munezero n'umubabaro mukaba muzabana mukurikije itegeko ry'Imana mudashyira ku nshingano z'Imana ndetse mukaba muzabana akaramata mutifuza abandi bagabo mukaba muzatandukana n'urupfu cyangwa kizitwa itorero ryera nimba mubyemera mwebwe mwabagore mwe nimuzamura ibiganza muvuge cyane ikiganza cy'iburyo nicyo mugiye kuzamura mukizamure mwese muvuge cyane ngo ndabyemeye Imana ibaha umugisha mukomere Imana amashyi ko babyemeye basezeranye kubana akaramata hanyuma ndagira ngo musezerane noneho mugiye gusezerana mubivuga ndahera n'ubundi ku bagabo mugiye gusezerana mubivuga mu majwi yanyu murafata mikrofone uko nyine agiye kwiguhereza mubanze mu byumve izo mpapuro mufite abazi kuzisoma mushobora kuzisoma utari bishobore araza gutega amatwi
ariko urajya uvuga ngo jyewe uvuga izina ryawe uhereze mikorofone undi, noneho abagabo bose zizenguruke uvuga ngo jyewe n'amazina yawe. Nindangiza ndavuga amagambo usubiramo, nitujya handitse ngo nkomeze kubana n'uyu nguyu, uhita ushyira amazina y'umugore wawe. Murabyumvise? Ushyira amazina y'umugore wawe, mubirebe neza kuri izo mpapuro, ntimuze kubyitiranya. Mfasha, zamura ikiganza cy'iburyo. Harabanza kuvuga ngo jyewe n'amazina, babanze bayarangize bose. Mwe mikorofone ahera kuri uwo nguwo. Yewe Niragire Berekimasi. Hereza undi mugabo nawe ukomeze gutyo nyine, bose barangire, yibareza byoherezana. Yewe Ngirinshuti Uziyeri. Yewe Umugisha Manuel. Nikavuro gato n'amani. Yamuzamura ikiganza cy'iburyo. Neza Charire. Seminega Faustin. Yewe Seminega Faustin. Yewe Sindayiga Tadeyo. Majyambere Jean Damascene. Imana Nyasiro. Yewe Habyarimana Alexis. Yewe Yakaremye Jean Pierre. Tugiye kugenda rero baratama ngo hanyuma ujye usubiramo ibyo mvuze. Musubiremo, sezeranye ndi imbere y'Imana, tuvugire rimwe n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu ngo akomeze ambere umugore, dushyingiranywe mu itorero, nzaba nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Mukomere Imana amashyi mubashimire ko basezeranye ko azakomeza kubana n'uyu. Hanyuma tugiye no ku bagore nabo bagiye gusezerana mukomeza kubana, ndagira ngo nabo bamfashe kwa kundi mwabibonye ko tugiye kubigenza. Jya uvuga izina ryawe uzamuye ikiganza cy'iburyo, barimo barebere ko mubigenza. Mwese muzamura ibiganza, abagore muzamura ibiganza mwese by'iburyo. Noneho umugabo ajya gufasha aguhe mikorofone utuvuga vuba vuba. Imana Janine. Baragiye Jeannette. Shyaka Julienne. Yewe Mukandeze Beata. Yewe Mukantwari Vete. Yewe Kakuze Veneranda. Yewe na Jeannette. Yewe Mukashyaka Vivine. Yewe Mujawera Petronira. Yewe Nyiramayira Renata. Yewe niyo yita Jeanne. Yewe umwana n'abandi Florence. Yewe Mukagatera Valentine. Yewe Uwamariya Gerardine. Muzamura ibiganza by'iburyo, mubizamure mwese abagore, muzamure ibiganza by'iburyo. Hanyuma nitugeraho amazina naho avango musubiremo. Sezeranye ndi imbere y'Imana
n'itorero ryayo ko nemeye gukomeza kubana n'uyu, ushyira amazina y'umugore wa kubana n'uyu ngo akomeza mbere umugabo, dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Amen. Twese dukomere Imana amashyi. Barasezeranye, barahiranye, ni igihango bagiranye, kandi iki gihango kirakomeye. Bemeye kuzabana akaramata. Imana ibahe umugisha. Tubagiye kwambikana impeta rero. Indabo mushakaho muzishyira cyangwa se muzirambika aho ngaho, muraza kuzifata abamarine bafashe. Mubashyikize impeta rero. Bagiye kwambikana impeta. Bagiye kwambikana impeta. Reba nyine wowe waje uherekeje ukize impeta yiwe, muhere ku bagabo, mwari bamuhereza izo mpeta. Muhereza impeta. Impeta bagiye kwambikana, bagiye kuvuga ngo nkweguriye ibyanjye byose, kandi bagiye kuvuga ngo rwose ni impeta y'urukundo, ni impeta y'urukundo. Agiye kumuha impeta bisobanuye ngo ndagukunda. Iyo mpeta uravuze ngo umutima wanjye wateraga ntekereza nkimara kumubona, nkwambitse impeta y'urukundo. Umwambike impeta y'urukundo. Ngo iyi mpeta nkwambitse ni iy'urukundo ngiye kwambika, kandi bisenga usezera ko nkweguriye ibyanjye byose. Tuzabana akaramata, uri umugore wanjye nkunda, umubwira amagambo meza ufite ku mutima, kandi umuhobere umwishimire. Ngaho ufata ikiganza cy'ibumoso, uriya bikoze neza ahita akizamura, mukizamure rwose ikiganza cy'umugore wawe cy'ibumoso, urebe urutoki rukurikira agahera, ni rwiza cyane. Ngaho tangira, dutangirwa, muvuge cyane mwese ngo jyewe, vuga amazina yawe. Nkwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye. Mbihamije mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngaho yimwambika umubwira amagambo meza ushaka, uvuge cyane, umubwire ndagukunda, mutera imitwe, mubwiye cyane amagambo meza, mushekere, mwishimire, murebe mu maso. Ngaho muhobere, muhobere imisaya itatu, imisaya itatu, muhobere, mubwire neza, mwishimire, mugaragaza urukundo, mugaragaza ibyishimo, mugaragaza ko mukunda kandi cyane. Mwambitse impeta y'urukundo, musezera ko mweguriye ibyanjye byose. Byoroheje mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mubwire amen. Mubwire amagambo meza nawe mushaka, kandi mubwire amagambo meza, kandi mubwire amagambo meza. Tujye kubasengera, tubasabire umugisha, tubasabire isekurukizi y'imivugo n'akarande, dusengere abana babo, basabe abana beza, abana b'amahanga b'abanyabwenge, tubasabire kugira ubutumwa bwabo neza, bakumvira n'inama kandi bahuje, baganira byose ntacyo bayishanya, kandi bishimira banezerewe. Imana ibahe umugisha. Babone baseka neza, babone bakora neza, babone abagore beza batagira amavuta, kandi bajye bakwirakwiza.
rya Yesu ubatera urukundo rwinshi rwo gukunda abagore babo n'imbaraga z'urukundo bajya babara muri byose babihanganire mu ntege zabo kuko inzara zoroshe zidahorije nabo gukomera bajya babihanganira urabwenge bwo gukunda abagore babo sendera abagore nabi uzabashoboze kubanyuka gukunda abagabo babo bajya baganisha muri byose babubahe babite batware babo babahekenya babiteho babasengera nabi uzashoboze abagore kuba abagabo babo bazabaganisha muri byose babahe icyubahiro bazabane neza imiryango izaba yikuranye uzabahumukire uzabahumugisha fungura amarembo y'ijuru basubiraho umugisha mu mirima beze mu kazi bahirwe umugisha y'abana nabo dusengera abana babo bazabyara babyaye bazabana b'abahanga abana b'abanyabwenge abana bazirikirwa bakarande abana beza kandi bazakora imana uzabakunda kuba mu nzira y'iteka ryose turasaba umugisha imana bahaye kandi n'imana zimwe zabo zizaba inzira nziza ingo zigendwa ingo zikunzwe kandi ingo zifite icyubahiro ingo zifite umugisha uhereye batangiye kwakira umugisha imana bahaye batangiye gukora ibyiza n'umunezero batangiye gukora uko ikiganiro batekerezaho turabashimira ko bize gusenga kwacu kandi wahaye umugisha tuwukorera amashyiga tuwushimira kubw'ububasha mpabwa n'imana ndetse n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda itorero ADPR mpamije kandi nemeje ko kuva none mu Rwanashyaka Deo abaye umugabo w'umwana nk'abandi Florence kandi Kavura Gake Naomi Namani nawabaye umugabo wa Mukashyaka Julienne Iyakaremye Jean Pierre abaye umugabo wa Maria Jardina Habyarimana Alexis abaye umugabo wa Mukagatera Valentina Sindayigaya Tade abaye umugabo wa Kakuze Veneranda Habumugisha Emmanuel abaye umugabo wa Yabayaragiye Jeannette Muhire Jean abaye umugabo wa Muja Wabera Petronira Niragire Berkimasi abaye umugabo wa Twizeyimana Godanse Habimana Jean Pierre abaye umugabo wa Nita Janine Nkundineza Charire abaye umugabo wa Mukandeze Beata Ngirinshuti Uziyeri abaye umugabo w'Uwimana Janine Niyo mugabo abaye umugabo wa Nyiramayira Renata ndetse kandi Havuga Imana Nyasiro abaye umugabo wa Mukashyaka Vivine ndetse Semana Faustin abaye umugabo wa Mukantwari Cecile kandi nk'uko babaye abagabo babo niko nabo babaye abagore babo kandi bashyingiranywe mu itorero kandi ikimatanije hamwe ntakajye umuntu ugitandukanya Imana ishobora byose ibaha umugisha kandi barebe neza Imana data wa twese abumve kandi abarebe neza abaha amahoro Imana data wa twese abamusha mu matungo no mu mirimo no mu kazi mukora cyo muzakora kizabere cyiza imbaraga z'Imana zabakingirize Imana izabe kubyara abahungu n'abakobwa mutunge mutunganirwe kandi Imana izabe indi byago byandikabaze mu izina rya Yesu muzagira urugo rwiza rwubake ku mame ijambo ry'Imana kandi Imana izarinde ubuhamya bwanyu kugeza umwami wacu azatwara itorero azasanga mukiri maso mu izina rya Kristo Yesu amen 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 iyi certificate iriho tariki mwasezeraniyeho n'itariki mwavukiyeho n'ababyeyi banyu naho mutuye ni icyemezo kandi gikomeye mukwiye kubika neza ndasoma hanyuma bamfashe niyo mugabo Jean Claude Mukimumpere Habyarimana Alexis mutamuza murababone Muhire Jean mu Rwanashyaka Deo Majyambere Jean Damascene Kavura Gake Namani Sindayigaya Tade Seminega Faustin Habimana Jean de Dieu Habimana Jean de Dieu Iyakaremye Jean Pierre Havuga Imana Nyasiro Nkundineza Charire
Niragire Berekimasi, Habumugisha Emmanuel, n'uwo witwa Ngirinshuti Uziyeri. Mubifashe neza ukuntu mwabona twabona iyo foto byadufasha. Hari abantu izo foto ziba ari urwibutso, hari abaza kuzibaha, hari n'abandi bazibika ahandi hakomeye mutazanazibura. Kandi umugore nawe wasinye. Reka nsabe Pare na Marene baherekeje bano bageni baze basinye nabo. Pare urasinya hano, Marene arasinya hano. Kanajye mbasinyire ko mwasezeranye imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Umugore nawe wasinye hano. Pare na Marene babana baze basinye nabo bihutishije. Pare nasinye hano. Marene nasinye. Kanama mbasinyire. Murakoze cyane. Pare na Marene babanguke n'abasinye. Yego murakoze. Ngaho nawe usinya.